Bonjour, Kristo zakuzwe abavandimwe. Ubwo rero naje ku munsi wa mbere ndatanga ubuhamya bwa mbere. Ubuhamya bwa mbere ndatanga ni bwa wundi n'ubundi abantu bumvise, nongera mbusubiremo kugira ngo n'abatari barabwumvise babwumve neza. Ariko mbere yaho turatangiza agasengesho gatoya, byasengesho twavuze bya Kristo Mihigo yavugaga ari muri gereza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima byose. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba washenguye bitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, ugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi uko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri nje ukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amena. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ubwo rero bavandimwe, ngiye kubaha ubuhamya bwa mbere n'ubundi narabahaye, maze kuvuga cyane, ariko nihagira icyo nibagirwamo mwabwumvise, ubwo muraza gusobanukirwa nta kibazo. Ubwo rero nyuma y'urupfu rwe nk'uko narabivuze, twamusabiye misa Kristo Mihigo. Nyuma ya misa rero haciyeho iminsi, ubuhamya bwa mbere sinanditse itariki kuko numvaga ari ibintu bisanzwe. Ubwo rero natangiye kwandika, mbonye bitangiye kuba byinshi, murambabarira rero, ariko nzi ko hari mu kwezi kwa kabiri nibwo naryamye sinibuka umunsi, mbona ndahana ku mupaka hakurya, numvaga ko ari mu Rwanda, ariko aho nge narindi ntabwo nari nzi igihugu cyari cyo. Ubwo rero nibwo nagiye mbona nicaye ahantu, Kristo Mihigo sinzi iyo yaturutse, araza arandamutsa, marayika bite, mvuga nti ni byiza, ambaza amakuru, mbese tuganira nk'abantu basanzwe bamenyeranye muri make. Inkuru rwose, bigeze aho nanjye ndamubaza nti se wowe bite ko wapfuye ukaba uri hano bite? Nyine ubwo arambaza ati se ngewe mfa napfuye ryari? Ubwo nyine tujya mu mpaka, mubwira ko nyine nabonye, ndabaza nti se sinabonye baguhamba, ntabwo aribo bahambye ejo bundi, ushatse kumbwira ko wowe utapfuye? Nyine arambwira ati ngewe ntabwo ndi umupfu, ntukanyite umupfu, ngo ntabwo nzi ikintazi bahambye. Ubwo rero bigenze gutyo nyine ndakomeza ndamuhakanya, ndavuga ati ntabwo mbyemera, kuko njye numvaga ko yapfuye. Nubwo twaganiraga nishimiye, tuganira nk'abasanzwe baziranye, nari nzi ko nyine yapfuye. Ubwo nyine arambaza se ushaka ko mbikwereka ko ntapfuye? Ndavuga nti binyereke. Ubwo nibwo yambwiye ati reba hariya. Ubwo nyine ku wundi mupaka navugaga, numvaga ko ari mu Rwanda, anyereka rero abantu barira, bajya gushingura, mbese barira cyane, baririmba, abantu benshi cyane, imodoka. Ubwo nawe nkabona ari muri ba bantu bagiye gushingura, nkabona arimo. Nkibaza ni se bagushinguye uhari? Arakomeza nyine aravuga ati komeza urebe. Anyereka rero no mu isanduku, aravuga ati rebamo. Arayifungura, sinzi ukuntu amaso yanjye yagiye mu isanduku, mbona ni nawe urimo mu isanduku nyine. Ariko umuntu iyo yapfuye nyine muzi ukuntu aba ameze, amaso yari afunze, asa nk'ubyimbye gato mu maso, ariko mbona ni Kristo Mihigo. Ndavuga nti se ba Kristo Mihigo mubaye bangahe ku buryo waba wari uri guherekeza umurambo wawe kandi ari nawe uri mu isanduku? Aravuga ati se ntubona ko atari njye bahambye? Ngo nanjye ntabwo nzi ikintazi bahambye, niko yavuze iryo jambo, ikintazi bahambye. Ariko nyine nkomeza kubyanga, ndavuga ati njye ntabwo mbyemera, gusa nabibonye kuri YouTube kuko narabibonye, nabana njye ntabwo mbyemera, baraguhambye warapfuye. Aravuga se ubisubiyemo ko ndi umupfu? Ndavuga nti none se ko nabonye baguhamba, ushaka ko mbifata gute? Aratangira avuga ati rero nkoraho, niba ubona ko napfuye nkoraho wumva. Ngo nyine mukoraho, mbona ku maguru gutya, mbona arafatika neza, mbese ni umuntu muzima.
nabona ubwo nyine nuko bimeze nta kundi, ariko nyine turakomeza turaganira. Ubwo arambwira ati Marayika rero ndagiye, ashaka nko kumpobera, mpagarare muhobere, ndabyanga. Navuga nti ntabwo naguhobera utansiga urupfu. Mbese yagaragara nk'umuntu unkunze, unyishimiye, yumva mbese twaba inshuti gutyo. Ubwo nyine aratangira aravuga ati usigarane amahoro y'Imana, ndabakunda cyane. Mbese message yo kunkomeza, ankora mu bitugu gutya. Mbese kuko naje kumuhobera nari nicaye, naze guhagarara, ubwo ankora mu bitugu, ibiganza byo nyine ndabyumva, numva ndishimye cyane. Ubwo nyine aransezera, sinzi ahantu yanyuze. Aho nabonaga hicaye umuntu w'umupolisi gutya, njye numvaga hari ngo ni hahandi bamufatiye cyangwa se n'ahandi bamufungiye, ariko umuntu ntabwo yatubonaga. Nkibaza ni se Kizito Mihigo ndi kumubona ngiye nyine uyu muntu ko atamubona, ariko ntabwo nabimubajije, nabibazaga mu mutima nyine. Ubwo ndabireka, aba nyine aragiye. Ubwo rero icyambayeho mbyutse nuko nyine nabyutse neza nkumva ni nk'umuntu yarari aho ngaho, mbese uvuye aho ngaho muri make. Numva ndishimye, ibyishimo bibaye byinshi cyane, mbuza aho nkwirwa, amahoro menshi, numva ndatuje, nkumva mbese ibintu mbonye nabivuga, ngerageza kubiceceka biranga. Mbishyira kuri WhatsApp, abantu baravuga turi kubeshya, ni emotion zawe n'ibiki byose, ariko nyine nkora ku buryo shaka abantu nyine babyumva. Ngo nibwo mama yambwiye ati numvise ko abantu bari gutanga ubuhamya bwa Kizito Mihigo, gerageza ubutange. Ubwo rero nafunguye Facebook, nta na Facebook nagiraga, naragerageje nyine ndavuga nti ubwo nayikunda kanishakishe, ndeba aho nabona abantu bakunda Kizito Mihigo. Ubwo nyine mfungura Facebook, sinzi izina ryanditseho, gusa nshaka abantu bakunda Kizito Mihigo, mpita mbona Umuryango Remezo, ndabibasangiza. Rero ngo byageze kuri Padiri. Ndumva rero twaranyiriza ahangaha, gusa ibisobanuro byinshi Padiri yarabitanze. Byasobanuraga izuka, byasobanuraga ko abantu batuvuyemo bashobora, ntabwo bumva bo baratuvuyemo, bumva bakiri bazima, cyane cyane iyo bapfuye bizera Imana. Mbese baba bari ahantu heza, batanga ibyishimo n'amahoro, nk'uko Yezu Kristo yabigenjeje kuri Pasika. Nyuma y'izuka yatanze amahoro ku bigishwa be n'abamubonye bose. Ubwo rero niko Padiri yabidusobanuriye, nta byinshi narenzaho ngaho, kuko ibyo yavuze nibyo, uko yabivuze nikomeze. Ubwo rero kuri ubutumwa bwa mbere bwose ntago ntashyiraho comment nyinshi cyane, gusa nyine Kizito Mihigo yampaye amahoro, yampaye gutuza. Mbese sinzi uko nabivuga, yankuyemo ubwoba, ibintu mbese byinshi cyane. Numvise nduhutse mu mutima, n'ubwo mvuga numva nduhutse, numva ntuje, numva nta bwoba mfite. Yampaye courage, kuko nyine yambwiye ati turi kumwe, ndabakunda cyane, nguhaye amahoro. Uko nyine yabimbwiye nuko byabaye n'ubu ngubu. Murakoze cyane rero, tuzasubira ku buhamya bwa kabiri. Ufite comment ashobora gukomentinga cyangwa se akandika hasi uko dukeneye, tukazamusubiza. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.